Kimwe n'ikuzo ni ibya Nyagasani, we waremye ibiremwa byose, ibyo tubasha kubona n'ibyo tutabasha kubonesha amaso. Uyu munsi ndashaka kubaganiriza, ariko mbere na mbere ndagushuhuje wowe nkurikiye tubana buri munsi kuri channel ya Kampire TV show. Uyu munsi rero nagira ngo tuganire ku cyatsi cyangwa se ku muti bita umuravumba, cyangwa n'icyatsi bita isogi. Isogi ni imboga ariko ni n'umuti. Ndifuza ko rero tuganira kuri ibyo byombi uko ari bibiri, cyane ko ari umuti ufasha abagabo, abagore, inyamaswa, nk'uko kenshi nkunda kuzigarukaho. Akenshi na kenshi ku bantu bakunda agahiye, kera mu cyaro hari ukuntu wasangaga nk'umuntu bagiye kwenga inzoga cyangwa se umutobe, ugasanga bafashe umuravumba, bafashe, sinzi niba umuvure waba uwuzi, ariko kuba uwuzi arabisobanukiwe, ugasanga bafashe imiravumba bakubye ku mutwe w'umuvure no hepfo bagakubaho. Ese wabuze impamvu? Babaga bagira ngo inzoga yabo ize kuryoha. Sinzi wowe unkurikiye niba uyinywa. Hari inzoga bita inzoga rwa bitoki, akenshi na kenshi kugira ngo bayitare, ibyo bintu barabikora. Babikora rero kugira ngo bice zimwe mu mabagiteri, cyane ko buriya umuravumba ni antibiyotike, ariko ntabwo benshi babizi. Tutatinze, ntabwo nifuje ko tuganira kuri ibyo, ariko cyane cyane ndavuga ku mukobwa cyangwa se ku muntu wese ufite uburwayi bita igikara, cyangwa se urwaye kunuka. Hari umuntu usanga afite ikibazo muri we, anutsa ibirenge, yakuramo amasogisi, ari umuhungu, ukavuga ati ndapfuye noneho. Hari na hamwe na hamwe ushobora kugera bakubwira mbere yo gukuramo inkweto jya gukaraba, ariko n'ubundi yakaraba bya bintu bikagaruka. Rimwe na rimwe hari ababazi ko ari umwanda wabiteye, ariko hari ibiterwa n'umwanda, ariko hari n'ibiterwa n'uburwayi. Iyo umuravumba nk'uko nkukubwira ni umuti, ndetse n'isogi byagufasha kugira ngo urwanye icyo kibazo ku bantu banotse inkweto cyangwa se banotse amasogisi, yakuramo buri wese agafata ku munwa. Kera turi ku ishuri, mu gihe cyo kunyuzura wasangaga bakuzanira igikweto kinuka byatari, bakakuzanira ngo telefone papa umubwire ko wageze ku ishuri. Icyo gikweto bitewe n'uburyo cyanukaga, iyo bakikwegerezaga wararukaga, iyo wabaga utabasha kwihangana cyangwa se utabasha kuresista bitewe n'umunuko uri mu rukweto. Izo ni indwara zimwe na zimwe abantu barwara kandi babana n'imiti, ariko ntibabashe kuba bakivura. Imiravumba irimeza ahantu hose, wenda isogi ziba mu cyaro ntabwo wapfa kuyibona, ariko umuravumba wo ni umuti uboneka ahantu hose hashoboka. Ubwo rero tuvuye ku gice cy'umugabo cyangwa se cy'umusore unutsa inkweto, hari n'abanuka mu kwaha cyangwa se bakanuka muri sexe bitewe n'uburwayi. Iyo rero ufite icyo kibazo wowe uriyizi, kuko hari n'abantu baba bakuzi ariko nawe birakubangamira, usanga ukoresha amadiyodora bikanga, hanyuma ukisiga mu kandi kanya wa mwuka ukagaruka. Hari umutipe umwe yigeze anganiza arambwira ati se ko nabonye hari ibintu waba uzi, mfite umukobwa w'inshuti yanjye, ariko mu by'ukuri ndamukunda, ariko iyo anyegereye bitewe na odeur afite numva ntakimushaka, kandi mu by'ukuri naramukundaga. Afite imico myiza ariko afite defo. Iyo defo
ariyo y'iyo ngiyo yo kunuka. Ndagusabye rero wowe unkurikiye ko aho hasi niba utarakora subscribe hari ijambo ryanditse gutyo ryandikishije ibara ry'umutuku, niba utarakora sub wabikora, iryo bara rihinduka umukara, then ukure ku nzogera ukanda ahantu handitse all kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ufata na isogi warangiza n'umuravumba ukabifata ukabisya, wagira n'amahirwe ukaba wafata akadimu gakeya. Kuba ufite ikibazo cy'ibirenge we akoresha indimu, agakoresha umuravumba, agafata akabisya cyangwa se akabisekura mu gasekuru bitewe n'icyo ukoresha, cyangwa se ukabivuguta, byose birashoboka. Vuguta umuravumba, warangiza uko ugiye kuryama ugafata isogisi ry'umukara ryabigenewe, urumva ni umuti, uragenda ukagura isogisi uzajya ukoresha nk'umuti ukambara, then munsi y'ikirenge ukaba washyiramo indimu, akadimu gatoya k'akazeru. Biragufasha iyo ubikoze nibura muri 3 jours uba wabonye eshanjoma, ku buryo niba nawe wakuragamo amasogisi undi yose ikanuka, udashobora kwambara amasogisi 2 cyangwa se ngo yambare mu gitondo. Hari n'abambara amasogisi 2 ku munsi, ugasanga yambaye isogisi mu gitondo, saa sita agiye kurya ahinduye amasogisi bitewe n'icyo kibazo. Ariko iyo ufashe tuvuga ugiye ku kazi ugafata akadimu gatoya ugakakata akazeru gatoya ugashyira mu isogisi ukambara, uba wishe za bagiteri cyangwa se wa mwuka ukubamo ugenda uvamo, ugenda nibura muri gihe cy'ibyumweru 2 uba wamaze kubona impinduka kuri wowe. Tujye ku mukobwa cyangwa se umudamu cyangwa se igitsina gore kugira byumvikane neza. Fata isogi ugafata umuravumba. Isogi sinzi yuko hari ahantu yiza, ariko aha iwacu mu Rwanda hose iraboneka 100%. Ufata rero agasekuru, iyo miti uko ari 2 ukayisekura. Wenda tuvuga ufite ikibazo cyo kunuka muri sex, warangiza ugafata igifute, sinzi igifute uko nagisobanura, cyangwa se ukumwe wabivuguse cyangwa wabisekuye bibyara amazi makeya. Ufata ya mazi ukazajya ufata ibyatsi cyangwa se ibyo bintu wavangavanze wavuguse bikaba nk'ikivuguto cyangwa se nk'ikivuge. Sorry, ntabwo ari ikivuguto cyangwa ikivuge, ahubwo ni sinzi ko nabyita mu Kinyarwanda, ariko iyo umaze kubivuguta ubona kara y'icyatsi, ibyo bintu biba ari icyatsi, ukajya ubikandisha muri sex yawe. Ugenda ubikandishamo ubwo bya bintu bya byatsi urabijugunya kuko wamaze kubyikandisha. Iyo urangije ufata y'amazi ukajya urayitawaza, uko uyitawaza ni nako wa mwuka mubi ugenda, nta kintu byagutwara. Ikindi kandi bibasha kuba byakwegeranya sex. Hari abantu usanga bafite sex yakwedutse cyangwa se yabaye nini, birafasha nabyo, bituma sex yawe yegerana, ntube umuntu uranga, ahubwo ugafatana ukegerana. Biragufasha mu buryo bwose muri uku kukuvura ndetse no kukwegeranya mu gihe navuga ngo warakwedutse. Ubwo iyo aho ni muri sex mu kwaha, naho ufata ugenda ukihanagura bikagenda bigashira. Ariko mu gihe muri ya minsi igihe bitarashira ufite icyo kibazo, ufata nawe akadimu ukaba ugasigamo, ubundi ukagenda mu kazi. Ntago umuntu ufite icyo kibazo mu minsi 3 aba akize, ahubwo nibura yumva ko hari eshanjoma yabayeho, kumva impinduka muri wowe. Hari ukuntu umuntu agira icyo kibazo ugasanga arazana ibintu burenda, navuga ngo
rumeze ukuntu, kuko hari nanjye kukigereranya nacyo ariko benshi byatuma bakivaho, ariko usanga ururenda yo kugira ngo ruburure sinzi ko narwita, usanga nyine rusa nabi. Hari n'abagira urw'icyatsi, urw'umweru, biterwa n'aho revo y'uburwayi ufite igeze. Kuba urwaye na infection, iyo uzi ko harimo infection uvangamo n'umushishiro. Muri ibyo byombi uko ari bitatu, isogi, umuravumba ndetse n'umushishiro, byombi ukabikoresha ukabasha kuba wakira. Wowe tubana umunsi ku munsi hari igihe ushobora kubikora wenda, cyangwa se ukaba udafite umwanya wo kubikora. Ndakwibutsa ko nimero yanjye ya telefone iba iriho, wampamagara ari ukubigukorera, kukuvura, nkagukurikirana ku buryo nkubwira quantité ukoresha, ibibabi ukoresha kugira ngo ubashe gukira. Gusa iyo ubyikoreye biba byiza kuko nta mafaranga utanga, ariko iyo mbigukoreye urishyura kugira ngo n'igihe mba nafashe cyo kukwereka icyo wakora. Muri make rero ni ibyo ngibyo nakubwira. Ikindi kandi wowe tubana umunsi ku munsi, hari abakobwa bajya bampamagara bakambwira ngo ese ngo ntago ngo uko batubwiye ngo fanta ngewe ya coca ngirabikora. Ntago ndabikoraho ubushakashatsi, ntago mbizi neza, wenda birashoboka ku babivuze cyangwa se ku babitangaje, ariko ntago mbizi niba kuko ishobora kwegeranya umukobwa wagize cyangwa se umudamu bitewe n'imbyaro agezeho, bitewe n'ikibazo yagize abyara se. Icyo nzi neza ni iyo miti uko ari itatu: umuravumba, isogi ndetse n'umushishiro. Nibyo nakubwira byagufasha. Ndagukunda rero, naho ubutaha tuzatubana umunsi ku munsi. Imana ikurinde. Bye bye.